nta kindi kuri iyi mihanda cyangwa ku mbuga nkoranyambaga kiri kugarukaho cyane n'amafoto bavuga y'umugore w'ikizungerezi rwose wakomeje kuvugisha abagabo benshi ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri za Twitter cyangwa Instagram na Facebook n'ahandi no ku ma YouTube. Nta kindi uri kujyaho ugasanga uri gufungura ugahita ukubitana n'ifoto y'umugore w'inzobe rwose w'inzobe inyoye. Umugore benshi bari guhita bemeza yuko ari byo byari ibiro bya kabiri cyangwa ari byo biro bya kabiri, kuko turamutse tuvuze ngo byari ibiro bya kabiri twaba tuvuze yuko byarangiye ko ari we biro bya kabiri bya Meya Erasme cyangwa by'uwahoze ari meya w'akarere ka Nyanza wakuwe mu nshingano cyangwa wirukanywe wahagaritswe, ubu akaba yaratawe muri yombi. Iyi nkuru yatangiye gute, byagenze bite? Ese uku gufungwa k'uyu mugabo kuba yari afite inshoreke cyangwa kuba yari afite umugore wa kabiri cyangwa ibyo abantu benshi bakunze kwita ibiro bya kabiri, ibi ubwabyo hari icyo bitwaye? Ese ibi ngibi bigize icyaha? Hari ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mihanda bitandukanye, byaba iby'uyu mugore kwa mafoto yafatiye mu biro by'uyu mugabo bya meya. Sinzi niba ndamwita umugabo we cyangwa niba ndamwita sinzi, wenda ntaza kugira ibyo mvuga bishobora kuza kurema icyaha nanjye. Ariko hari amafoto uyu mugore yifatiye mu biro bya meya yicaye rwose ku ntebe nka meya, inyuma ye hari amadarapo rwose ari ibirango by'igihugu, idarapo ry'igihugu, ikirangantego cy'igihugu, imbere ye hari tablet, hari imashini rwose ubona yuko ari umuyobozi. Nyine nabanje kubyitiranya ngira ngo ni umwe mu bameya b'abagore bayoboye uturere. Iyo foto yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga. Hari indi foto y'umwihariko uyu mugore yifotoje ari wenyine, abenshi bakavuga bati nawe aha hantu wahagwa, uri meya hari mu bwatsi bwawe uyoboye. Uri meya hari mu bwatsi bwawe uyoboye ushobora kugira gutyo ukahagwa cyangwa ugatana. Hari ibindi byavuzwe bigendanye n'ibyangombwa ngo uyu mugore ashobora kuba yaracurishije, dore ko yajyaga ajya gutanga ibiganiro muri za transit center n'ibindi bintu nk'ibyo. Hari n'indi foto yagaragaye uyu mugore ari kumwe na meya bagiye ku rwibutso, bari ahantu ku rwibutso rwa jenoside bari gushyira indabo ku rwibutso. Ibivugwa yuko uyu mugabo yahisemo kujyana n'uyu mugore w'inshoreke cyangwa n'ibiro bya kabiri aho kujyana n'umugore we, kandi umugore we nawe afite abe bazize jenoside, yagombaga kujyana n'umugabo we akamufata mu mugongo nk'umugabo we bakajya kwibuka, ariko uyu mugabo ahitamo kujyana n'uyu mugore wundi. Ibyo byose ni ibyakomeje kuzamura impression ku mbuga nkoranyambaga, bakomeza kugaruka kuri iyi nkuru. Abenshi bavuga bati ubwiza bw'uyu mugore burarenze. Reka tugaruke kuri uyu mugore by'umwihariko turebe ese kuba uyu muyobozi yaba afite inshoreke, umuyobozi uwo ari we wese byaba bigize icyaha? Icyo kintu turaza kuza kukirebaho, ariko by'umwihariko turareba ku makosa abayobozi bashobora gukora akavamo ibyaha. Tandukanya amakosa n'ibyaha. Hari ikosa rikorwa akaba ari ikosa ariko ntirivemo icyaha. Donc ndashaka kuvuga ntirivemo icyaha wakurikiranwamo n'amategeko y'u Rwanda. Kuba umugabo cyangwa kuba umusore yasambana n'umukobwa, cyangwa kuba umugabo uri divorce yaryamana n'undi mugore, ibyo bintu hatagize umuntu ukurega ko wamufasha ku ngufu, ntabwo aba ari icyaha igihe mwebwe mwabyumvikanyemo. Ariko ku ruhande ni amakosa nyine kuryamana n'umugore utari uwawe. Muri kumva neza ako kantu? Okay. Ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo turebe amwe mu makosa abayobozi bajya bakora ashobora kuvamo ibyaha, ariko nanone abayobozi bakaba bakora amakosa akaba yabirukanisha ku kazi nubwo atabagize icyaha, bitewe nuko umuyobozi agomba kuba ari inyangamugayo. Reka tubane tugaruke ku by'uyu mugore bavugwa kuri meya, bivugwa yuko asa nkaho ari we ntandaro yo kuba uyu mugabo avuye mu nshingano ze. Abenshi bahita bagaruka bavuga bati gahunda yo ku munsi y'umukandara rwose bikomeye cyane, abagabo iyo bageze hariya baragwa. Ngayo nguko reka nguhe ikaze.
nkuko twari twabigarutseho mu minsi yashize hasohotse itangazo n'amatangazo abiri. Irya mbere ryavugaga yuko Meya Erasme yahagaritswe ku mwanya w'umuyobozi w'akarere ka Nyanza, ariko icyahagarikiwe nticyatangazwa. Haciyeho amasaha make RIB nayo isohora itangazo ivuga yuko yataye muri yombi uyu mugabo, ko hari ibyo akurikiranyweho ndetse ko hari gukorwa iperereza kugira ngo ibyo akurikiranyweho bigire bite, kugira ngo ibyo akurikiranyweho nyine abe yakorerwa dosiye nyine igihe iperereza ryabonye ibimenyetso simusiga, hakorwa dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha. Amakuru ari ku muhanda avugwa n'abamotari ni amakuru avuga yuko uyu mugabo yaba ibi byose byabaye ari ukubera inshoreke yari afite. Ubwo inshoreke aba ari undi mugore afite babana mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa bajya bahura mu buryo butemewe n'amategeko. Iyi nkuru ndagira ngo dutangire uko yatangiye, ubundi tugere uyu munsi uko byifashe, uko bimeze. Ntabwo nshaka kugira ngo tuze kuza kwinjira mu buzima bw'abantu bwite, niyo mpamvu usibye Meya gusa amazina yagiye hanze, abandi bose ntabwo turaza kuza kuvuga amazina yabo, ahubwo turaza kuza kubara inkuru uko yagenze, uko bamwe bagenda babigarukaho. Hari amakuru yasakaye ku muhanda avuga yuko Meya yari yarirengagije urugo rwe, noneho bikaza kuza gutuma umugore wajya gutanga ikirego avuga yuko Meya atacyubahiriza inshingano z'urugo rwe. Nyuma twaje kubona ibintu bica amarenga yuko uyu mugabo bisa nkaho bimukomeranye cyangwa byakaze, aho atongeye kugirirwa icyizere n'umuryango wa FPR Inkotanyi kubera chairman ku rwego rw'akarere. Ni mu gihe tumenyereye yuko abameya benshi baba ari ba chairman ba FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere. Kuri iyi nshuro ntago yongeye kugirirwa icyizere, abantu batangira gushyiraho akabazo bati se nimba umuryango utamugiriye icyizere kandi umuryango ari moteri y'igihugu, ubwo ubuyobozi bwariho yaba afite manda cyangwa biraza kuza kumuhira? Icyo turagisimbuka muri iyo minsi, turakomeza nyine tumera nkaho nta cyabaye. Rero hamaze gusohoka ari amatangazo, nibwo abantu bahise basubiza amaso inyuma bavuga ati kumbe kuba ataragiriwe icyizere n'umuryango hari cyasha yari afite. Iki cyasha nacyo ntikiramwemera gukomeza kuba yarangiza iyi manda. Byagenze bite rero? Twagiye ku nkuru y'uyu mugore bavuga yuko ari inshoreke ya Meya. Bivugwa yuko uyu mugore nawe afite urugo, afite umugabo n'ubusanzwe babanaga. Uyu mugore yaje kuza ngo kujya kwiga mu Ruhengeri, muri Ines Ruhengeri, ariko uyu mugore kwiga bivugwa yuko ngo atigaga kuko ntiyigeze arangiza amasomo cyangwa ntiyigeze arangiza amashuri, arihirwa n'umugabo, aza gutandukana n'umugabo. Uyu mugore yaje kujya ku Isimbi akoraho ikiganiro avuga uburyo ki umugabo wamuhohotera. Gusa icyo kiganiro nyuma cyaje gusibwa. Icyo kiganiro cyabonywe n'abantu batandukanye. Mu bagabo bakibonye nubwo n'abagore bakirebaga, gishobora kuba na Meya yarakibonye, Meya w'akarere ka Nyanza. Nyuma uyu mugore ngo yaje kubona manza ari biraka nimba ari imirimo, akazajya azenguruka muri za transit center baganiriza abantu baba bariyo, baba baragiye kugororwa. Gusa biza kuza kumenyekana yuko nta cyangombwa yari afite, ibyangombwa yari afite ashobora kuba yaritiriye urwego bitari ibyangombwa bye. Aho turashyiraho akabazo, nabyo ni ibyavugwaga n'abamotari ku mihanda. Noneho nyuma haza kuza kuvugwa amakuru y'umubano wihariye n'uyu mugabo, kugeza ubwo mu bikorwa by'ubuyobozi aho uyu mugabo yajyanaga n'uyu mugore nk'umugore we w'isezerano. Ariko hagati aho hari amakuru yavuzwe yuko uyu mugore yatawe muri yombi, nawe yatawe muri yombi na RIB. RIB yahakanye ibyo guta muri yombi uyu bavuga ko ari inshoreke ya Meya. Reka twikomereze. Byaje guca umugani, ubwo ndi kuvuga uburyo amafoto yagiye yisukiranya kuri social media, abantu bagenda babiganiraho,
babonye ifoto y'uyu mugore yicaye mu biro bya meya yifotorejemo nk'umuyobozi. Aho naho havuka kandi noneho batangira kwibonera amafoto ari personnel y'uyu mugore rwose yifotoje bisanzwe, bakavuga ati uyu mugore ni ikizungerezi. Abagabo benshi nubwo atari bose bahagwa, ubwo se ni benshi, abagabo bamwe bahagwa, kandeke kuvuga benshi. Reka duhere ku ifoto yagaragaye yagiye ku rwibutso rwa jenoside ateruranye indabo na meya w'akarere ka Nyanza. Bamwe bati meya w'akarere ka Nyanza yahisemo kujyana n'inshoreke aho kugira ngo ajyane n'umugore we. Umugore we ikindi ikiyongeraho afite abe bazize jenoside, yagombaga kujyana n'umugabo we, umugabo we akamufata mu mugongo. Ariko ikigaragara cyo umugabo yatereranye umugore we, ikibazo kiba kiravutse. Noneho uyu reka tuve kuri iyo foto yajyanye na meya ku rwibutso kwibuka. Reka twigarukire ku ifoto yo mu biro bya meya. Ahangaha ikosa riravutse. Umugore agiye yifotoreje mu biro bya meya, arangije agiye arapostinga kuri social media. Hari abayibonye kuri Facebook, ubwo byanze bikunze afite nimero ye kuri telefone kuri status naho barabibonye. Batangira umuntu ahita atangira kwibaza ati uyu mugore uvogera ibiro by'abayobozi uko yishakiye akanabyifotorezamo, ubwo si hari imyanzuro agira mu ruhare yafashwe na bwana umuyobozi w'akarere. Ese uyu mugore aramutse agiranye ikibazo n'umuntu kandi yigerera mu biro, umuntu akaba yamurega, aho ntiyaba aregeye uwo aregera? Ikibazo gikomeye. Uyu mugore rero ibi byakomeje kumuvugwaho ni byinshi. Hari abavugaga ko hari abamuteraga amabuye, hari n'abandi bavugaga yuko buri mugabo wese yahagwa. Ibyinshi byavuzwe kuri uyu mugore. Reka tube turetse umugore w'abandi, cyane ko amakuru nge nari mfite yizewe afite source. Hejuru y'ibyo byose nari mvuze mba ndi kuvuga biba byavuye ku mihanda, dukunda kuzita inkuru z'abamotari ziba zidafite source hanini. Reka nivugire ku nkuru ifite source, nuko mu nkuru z'abamotari biba byavuzwe yuko uyu mugore nawe yatawe muri yombi, ariko inkuru ifite source ivuga yuko Ribu yahakanye uguta muri yombi uyu mugore, bavuga yuko ari inshoreke y'uyu mugabo. Ribu yavuze yuko rwose uyu mugore atatawe muri yombi. Ngayo nguko. Ayo namwe mu makuru y'ingenzi twari dufite uyu munsi. Ahubwo reka twiganirire ku bigendanye no kuba wagira inshoreke. Ese ibi byaba bigize icyaha? Mbere yuko njya kuri iyi ngingo, reka tubanze turebe ku makosa abayobozi bakora akavamo ibyaha. Ni mu gihe umuntu usanzwe ashobora gukora ikosa, urugero kuba yasinda, nubwo gusindira mu ruhame nabwo ari icyaha, ariko ntihagire urwego rugukurikirana. Kuba wenda umusore udafite umugore, kuba yasambana akanafatwa cyangwa bikanagaragara ko yasambanye n'undi muntu, ibyo ngibyo ni udukosa, ariko nta tegeko ribihana mu Rwanda usibye amategeko y'Imana. Kuba ibintu nk'ibyo muri kumva urugero rw'amakosa ntanzi. Ariko umuyobozi w'akarere bigaragaye yuko yaciye inyuma umugore we, yasambanye cyangwa yasindiye mu ruhame cyangwa yakoze utwo dukosa ndi gukora haruguru, umuyobozi w'urwego runaka abakoze ikosa. Abakoze iki ikosa? Ku buryo bishobora gutuma akurwa mu nshingano, akirukanwa se cyangwa agakurwa mu kazi nyine. Noneho ibi bintu bishobora gukora icyaha ryari igihe uyu mugabo yasenye urugo rw'abandi, yasambanyije umugore w'umugabo w'abandi afatirwa mu cyuho, cyangwa yavuzweho yuko asambanya umugore w'abandi atafashwe. Kuba atafashwe hari ibimenyetso bigaragaza yuko afitanye umubano n'uwo mugore, ndetse urwo rugo hari ibimenyetso biba bihari ariko ntibibe byashingirwaho ngo icyaha kigufate. Ibyo bimenyetso nka gutyo uyu mugabo ntawamufasha aryamanye n'uyu mugore, nka gutyo uyu mugabo ntawamufasha kugira ibyaha akorana n'uyu mugore
runaka. Ariko hari amafoto bagaragaye bari kumwe, uyu mugore yifotoreje mu biro bye, hari ukuntu baba bari kumwe kenshi, n'icyo n'ibindi bintu biba biri kuvugwa biba biri mu bamotari. Ibyo byose inzego runaka zikabigenderaho zikavuga ati uyu mugabo ari gusenya urugo rw'abandi, ariko nubwo tutamufatiye ku mugore w'abandi bari gusambana vizavi ngo nyiri uyu mugore atanga ikirego, cyangwa umugore we nawe atanga ikirego arega umugore wamutwariye umugabo we. Ibi ngibi ntibikuyeho yuko turi kubona yuko uyu mugabo yakoze ikosa. Iryo aba ari ikosa akaba yakurwa mu mirimo. Aha ku bayobozi kiba kizira. Ariko nimba aka kanya wamufatiye mu cyuho cyangwa ufite ibimenyetso bigaragaza yuko umugabo yaguciye inyuma, aha biraza kuza kuba icyaha, bakujyane mu rukiko unaburane, nutsindwa rwose banagukanire. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuba byabyara icyaha. Umuyobozi ashobora gukora ikosa rikamwirukanisha ku kazi, ariko ashobora no gukora amakosa aravamo icyaha ku buryo anakurikiranwa n'ubutabera. Ariko ikindi gikomeye cyane, bashobora kukwirukana ntibagufunge, ariko bakamera nk'aho baguhanye. Nk'uyu mugabo ejo of course dushobora kumva ngo yanafunguwe kubera ko wenda basanze ibyo yakoze ari amakosa ariko atagize icyaha. Kuba ari meya yakoze amakosa ntibivuze yuko niba atari ibimenyetso bigaragaza yuko bigize icyaha ngo araza kuza gufungwa. Ashobora gufungurwa mu gitondo rwose, n'ubu tuvugana iyi nkuru ishobora kujya kurangira yafunguwe. Ariko se uyu mugabo ni ikihe kibazo cyavutse? Uyu mugabo yarirukanywe, ntago yasabye kwandika ngo asezere ngo yegure ku mirimo ye. Iyo weguye ku mirimo yawe ejo ushobora kubona indi mirimo muri leta, ariko iyo wirukanywe biragoye kugira ngo icyo cyasha kikuveho. Muri kumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo kugira rero inshoreke, ari nayo point tugiye gusorezaho. Kugira inshoreke bishobora kuba bigize icyaha. Kugira inshoreke bishobora kuba bigize icyaha mu gihe kimwe runaka. Igihe umugore wawe yagufatiye mu cyuho uri gusambana n'iyo nshoreke akakurega, birabigize icyaha. Sa nkaho ngiye kwisubiramo mu byo nari maze kuvuga. Ariko kuba bavuga ngo runaka ni inshoreke ya runaka, bakaba babona basangira, bakaba babona bagendana, batindana, bafitanye umubano udasanzwe, ibyo ntago bigize icyaha. Ariko ku muyobozi, niba umugore ari kujya kuvuga ngo umugabo wanjye ntabwo acyubahiriza inshingano z'urugo, ntabwo ahaha, ntabwo yishyura minerivare z'abana ariko dufite amakuru yuko hari undi mugore yinjiye ahereza ibyo yagahereje urugo, uyu mugabo ashobora kuba akoze amakosa akaba yakwirukanwa mu nshingano, akaba yahanwa nyine muri ubwo buryo, kuko umugore we yagaragaje yuko hari ibyo umugabo atubahiriza mu rugo ahubwo afite indi nshoreke. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo aba ari exemplaire nziza, ntabwo uwo nguwo aba ari urugero rwiza ku baturage ayoboye nk'umuyobozi. Umuyobozi rero agomba kuba nta makemwa. Icyo ngicyo tugomba kucyumva tukacyumvikanaho neza. Ngayo nguko izo ngingo nagira ngo tugarukeho ku bigendanye na meya wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza, ubu watawe muri yombi, mu gihe tugitegereje icyo iperereza riraza kuza kuvuga ku byatangajwe cyangwa ku byo bari gukora kuri uyu mugabo, bakatubwira mu kuri ese koko ni ibi bintu byavuzwe by'ubucoreke cyangwa ni ibi bintu bya biro ya kabiri cyangwa hari ibindi bibyihishe inyuma. Ni mu gihe umugabo w'uyu mugore w'ikizungerezi bavuga we waratwawe yicecekeye ari aho ngaho nubwo rwabanje gushya. Ngayo nguko amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, reka tujye tubana mu bambere.